kuko ntabwo ari dogitirine, twese tugendera kuri Bibiliya, ariko umuntu araza agahita ashyiraho iye disipurine, yashyiraho iye disipurine ukabona abayoboke baragiye arabatwaye. Hari ibintu hari itorero rimwe nari nyoboye, ngiye kubona mbona umukristo umwe w'umukobwa araje arambwira ngo nyakubahwa pasiteri, ngo ndumva ndarikiye imisatsi we, ngo n'ipantaro, ngo rwose sinkubeshye, ngo nubwo mbona nambara nk'abarokore mfite akanatirere, ariko mu mutima wanjye namaze gushyiraho imisatsi, namaze no kwambara agapantaro, ati mbega ni ibyo bintu nibereyemo. Arambwira ati rero aho kugira ngo nzarimbuke mbe mu bintu ntanagira, arambwira ati ndagiye. Ndamwicaza namubwira se nshuti yanjye, ugiye we uwo mutima wawe umeze gutyo gutinyuka ukabivuga, Imana izabane nawe. Aragenda, yaragiye, twakubitanye, yarabaye nk'akavurivundi, umusazi usaze vuba. Ndababaza nti nanjye nimumbwire ati niki nangahe, batambwira ngo ni 210. Noneho bagiye kurekanya, baravuze ngo 200, toka shitani mu izina ryayo. Iri torero akeneye ko abantu bajaho bafashwa, Imana izamukoresha, imukoreshe nk'icyuma kirenga. Hanyuma itorero ryayo ararikunda, Kristo akunda itorero kandi akuyakuye itorero, ari nk'umubyeyi umenyera abana ibyo kurya. Hanyuma iryo torero rizafashwa, rigubwe neza, abantu banihane kandi we atihane. Hanyuma kuri iki kijyanye n'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, byari bivuze ngo Kristo ahagaze hagati y'itorero. Haleluya, niwe nyiraryo, niwe nyiraryo. Ntazagira ongera kuvuga ngo ryaraguye cyangwa ryarapfuye. Oya, nyiri torero ari hagaze kandi ugihagaze, nyiri torero ari hagaze, nawe ugihagaze nk'igitereko cya Senyeri. Hanyuma n'abashumba kandi b'amatorero, Kristo niwe ufashe mu biganza izi nyenyeri, inyenyeri 7 z'aya matorero. Kristo niwe mushumba mukuru. Nubwo ndi umushumba w'itorero, ariko Kristo niwe mushumba mukuru, niwe ngomba kuvomamo ibyo mpereza iri torero. Amahoro iguha umugisha kandi kwishimire, ikunezereze, nawe inezererwe, wumve Mwuka Wera agenda muri wowe. Iyo nicaranye n'umushumba buri gihe cyose numva umutima wanjye uguye neza, kandi ikindi mba numva ibyo kumubaza noneho bigiye kumbana byinshi, nkumva nanezerewe cyane. Maramutse neza mushumba. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi muhorane. Ako kantu utakongeraho rwose ntabwo turumikana, nk'uko bisanzwe iteka wubaha Imana kandi uyihimbaze. Abandi bene wacu bakomereza aho, abandi n'abavuga ngo ntuza nuko ngo ku muntuza wabo kuko babaho bose bimeze. Uzwite cyatse kuvuga mushumba. Assalamu alaykum wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Mvugo ni nkaya India babandi ya Siboreti. Mvuga Shiboreti. Okay. Reka dusuza abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, ntara ya 6 ya diaspora, abantu bari mu bigwa bigiye bitandukanye by'ahantu hose ho ku isi, abantu bari muri Amerika, Uburayi, Aziya, Afrika yose, abantu mwese muri Europe be ariho Uburayi. Imana amahoro ibishimire kandi baho umugisha, tubahaye ikaze. Uyu munsi rero ngiye gusaba umushuro mbere yo kugira icyo mubaza, kuko umunsi ndashaka kumubaza utubazo nka dutatu umushuro twonyine gusa, ubundi tudevelope n'utwo nakubaje nawe unkorere mu ngata nk'umushumba. Murakoze, masuza abadukurikiye, tugatangira ikiganiro. Turabasuhuje kandi tubashimira ko mufata umwanya wanyu mukadukurikira. Komenti zanyu ziratwubaka, bituma hari ibyo umuntu yongeramo. Imana ibaho umugisha, twifurije umugisha w'Imana. Amen. Murasenga Imana. Katubanze dusenge. Imana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tunejejwe nuko duhaye uyu mwanya
wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo twungure ubwenge, kandi abaduteze amatwi n'abadukurikiye mu mpande bari zose ubashyigikire. Icyo ushaka kuvugana natwe uvugane natwe, tuguteze amatwi. Bana natwe, yaba ari njyewe yaba ari umunyamakuru, umuha umugisha kandi twese duhabwe umugisha nawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Uyu munsi wa none nifuje kukubaza ku itorero, dufashe dusobanukirwe bijyanye n'itorero. Ese itorero ni iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, umuntu ese abantu bakwiye kuba mu itorero, hari abakwiye kuba mu itorero, hari n'abadakwiye kuba mu itorero. Ikibazo cya gatatu, kuko ngendeye handi havuga ngo muri iyi minsi wumva imvugo itorero ryarapfuye, nta torero rikibaho, itorero hasigaye nyine inda z'abapasiteri bishakira inyungu zabo. Ese mushumba, ubwo nagiriwe amahirwe no kubana nawe, navuze ibibazo bitatu, kanere kurenza, ahubwo nawe uze kubidevelopa cyane, kuko ndashaka yuko umuntu atera agatebe, ukurikira Izabisoza TV atera agatebe agakurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cy'ubwenge, ikiganiro kimureba. Nyabona ibintu birakureba, ndakwinginze niba ari ubwa mbere ugeze ku Izabisoza TV, iki kiganiro ukirebane ubwuzu, kuko nanjye ngiye gutera agatebe ubundi nceceke, umushumba adusobanurire ibibazo bitatu mubajije. Ndibuze kongeraho icya kane kivuga ngo none itorero, yenda ninsanga itorero ntari gihari, ubwo none itorero riri he? Murakoze cyane mushumba. Murakoze. Ibibazo ubajije none ibibazo ugeze nawe avuga ngo n'inda z'abapasiteri. Reka mushumba, urabivuga ni ukuri. Aho ngaho ni ugutema ishami ryicaye. Avuga inda z'abapasiteri ntajya gifite. Urakoze. Ni ibibazo byiza kandi bikenewe, nubwo binakomeye, ariko bikomerera abantu bitewe na kontekisite bashaka kubishyiramo. Itorero ni ibintu bigari, ndibuze bimbajije byoroshye, ubihita ubyongeranya ukabyungikanya ukumva ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bisaba, ni ibintu birebire. Reka mbanze nsome, ubwo uvuze itorero reka mbanze nsome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice, turasoma ibice byaho 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 16, turasoma umurongo waho wa 18. Ku murongo wa 10 n'icaka, reka mere ku wa 16, ariko numve aranditse ngo, Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amen. Itorero ndarivuga muri ubu buryo bubiri. Itorero rya mbere, ubundi itorero abanza bibaze ngo itorero ni iki? Itorero ni iki? Itorero mu rurimi rw'umwimerere ryitwa Ecclesia. Urani naho havuye kiliziya. Nahaturutse kiliziya ntagatifu. Yes. Ecclesia cyangwa se itorero ni abantu bahamagawe, bakurwa ahandi hantu, bahamagarwa na Kristo, baraza bashyirwa ahandi hantu. Abo bantu bahamagawe rero, abo bantu batoranijwe, nibo biswe itorero.
itorero ndarivuga mu buryo bubiri. Hari icyo bita eglise locale, hari na eglise universelle. Mu yandi magambo, hari itorero ry'akarere. Itorero ry'akarere rigizwe n'amazu, rigizwe ujya kubona ukabona umuntu burakeye afashe inzu cyangwa se afashe sare, aragiye ashyizeho umusaraba, agahita avuga ati itorero rirabaye. Hari abayiyitirira, ukabona ashyizeho izina rye, Alex Church, Manuel Church n'ayandi. Ayo yose ni amatorero. Hari ahariho imisaraba, hari ahariho ibimenyetso bitandukanye. Ayo ni amatorero. Amatorero agizwe n'amazu. Itorero riri hariya runaka, ayo yose murayazi. Ni itorero ry'akarere, ni itorero ry'ahantu, naho ushakira, ni ahantu basengera. Ari abasenga bateze amaboko, hari abasenga bapfukamye, hari abasenga basakuza, hari abasenga badasakuza. Aho hose harahari. Hari n'irindi torero ryo rero utashaka ngo ubone, ryo ntabwo warishakira, ntabwo wavuga ngo urarishakira, kuko n'itorero ryo riri mu ibanga. Abatubandirije bagendeye kuri iri jambo rya dusomye muri Matayo, Yesu avuga ngo kandi nzubaka itorero ryanjye kuri wowe, kuri urwo rutare. Bahise batekereza ko Petero nibamwubakaho urusengero, kuko yaje gusoza urugendo rwe, birumvikana. Ariko bafashe igituro cye bacyubakaho urusengero runini cyane. Bamaze kurwubaka, bumva ko bo ubwabo ari narwo rufatiro rw'andi matorero, kuko bo bubatse hejuru y'igituro cya Petero. Ariko ntabwo ari icyo Yesu yarashatse kuvuga. Ntabwo yarashatse kuvuga ko ku gituro cya Petero ariho itorero rizaba. Ahubwo itorero icyo yarashatse kuvuga ko mu magambo ya Petero ariho hazavuga itorero, kandi koko ryaravutse. Igihe yabwirizaga ubutumwa bwiza, itorero ryahise rivuka ry'akarere. Ariko hari n'itorero ryo mu ibanga ritagaragara. Iryo ni ryo Yesu yavuze ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azarishobora. Hari abantu njya numva, ukumva umuntu aravuze ngo itorero ngo ryarapfuye, ngo itorero ryaraguye, ngo nta torero rikiriho. Ntabwo bishoboka. Oya, kuko nyiraryo adapfa, nyiraryo atananirwa, nyiraryo atagwa, ntabwo rijya ripfa, ntabwo rijya rinyeganyega. Itorero rya Kristo ririho, rizahoraho mpaka aje kuryishyira, rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisagira. Ku kijyanye n'itorero, ndumva nabansa nurekeye aho ngaho. Sinzi niba nsubije bya bibazo. Nakubaje gutorero ni iki muri rusange? Itorero n'abantu bahamagawe na Kristo. Abo bantu bahamagawe na Kristo batuye mu isi ariko sabisi, bagendera mu isi ariko sabisi, bahinduriwe identite. Haleluya, amen. Abo ngabo nibo Kristo azishyira. Abo bafitanye communication n'ijuru, babana na Kristo mu buryo bw'umwuka. Niko umwanditsi yaravuze ngo tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Yes. Mu ncamake iryo ni ryo torero. Ariko irindi torero ni amazu. Ariko ayo mazu nayo, izi nsengero, mvuga insengero, izi nsengero mu ruhande rumwe binatewe n'amadisipurine y'izi nsengero. Wanakwibaza ngo none se ubundi izi nsengero zavuye, ukajya kubona ukabona Methodiste Libre, ukabona Anglikani, ukabona Abayehova, Abatemwe de
Yehova ukabona abahamya ba Yehova ni abahamya ba Yehova ukabona amacacizi menshi hari n'aho uvuga ngo ni icaci bamwe bati toka shitani twebwe ntabwo turi icaci yes ayo ngayo yose yabayeho ati urabanza ukibaza ngo Kristo mu gihe cya Kristo avuka hari dini yasanzeho ya Kiyuda muri iyo dini ya Kiyuda imihango myinshi nawe yarayikorewe muri iyo dini ya Kiyuda hanyuma arangije agiye kugenda yari afite abigishwa afite n'intumwa agiye hasigara abigishwa be bakomeza imirimo bakomeje ba bandi 12 hari hasigaye 11 Pawulo yajemo nyuma we yahamagawe nyuma burya yahamagawe nyuma asimbura Yuda noneho hasigaraho itorero ry'intumwa siniriwe mvuga aho kwitwa abakristo byaturutse aho ho n'ibindi bababise ngo ni abakristo ngo ni abubikisi bahageze yes ngo abubikisi ngo baje na abakristo hanyuma abo intumwa zisigaye nizo zisigara naryo ziri mu isezerano rishya zikora umurimo w'Imana basigaye babatiza ngira ngo ubushize tuvuga ku mihango yera y'itorero nababwiye umubatizo basigara babatiza yego bakomeza umurimo w'Imana wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Yesu agenda yagiye hari akana hinduye kuko yaravuze ngo arimo abaha ifunguro ryera barimo basangira umwana w'intama wa Pasika nibwo yababwiye ngo mujye mubikora gutya kugira ngo munyibuke ubundi byakorwaga n'abidini ya Kiyuda yego bibuka kunyurwaho ko mw'Egiputa hanyuma arababwira ngo mwebweho mujye mubikora gutya kugira ngo munyibuke nyuma yo kugenda kwe abigishwa bishyize hamwe barwara ya maranata nigeze kuvuga kwa gukumbura kugaruka kwa Yesu ariko itorero ry'intumwa rirakomeza ntabwo wenda ndi buze kwinjira muri histoire de l'église cyane ariko nibo begeranyije itorero intumwa zegeranyije itorero barasenga uko gusenga baje nabo gusoza urugendo rwabo bashoje urugendo rwabo habaho abitwa ba père de l'église risigaranwa n'ababyeyi b'itorero byihuse bije cyane niryo ryaje kuba idini rya Eglise Catholique amamba bavuga ngo kiliziya ngo idini rimwe ikomoka ku ntumwa nibuka uko babivuga ibyo ngibyo sinabaye kiliziya imwe ikomoka ku yes kandi yubatse kiliziya nkuru yubatse nubwo aho kiliziya yabanjirije ari aho nashaka kuvuga ariko kiliziya yubatse hejuru y'imva ya Petero so noneho rero abo ngabo nibo bahise hari habayeho amatorero abiri hari habayeho ya Kiyuda niyo ngiyo ikomoka ku ntumwa yego kandi yakoraga neza yubahirizaga ibisabwa byose utiri ujya uvuga ibintu kuko ntabwo twaje kuvuga amateka byo tuzanabitegura niho haje kubaho rero niryo torero ba Martin Luther babayemo niryo ryabayemo n'abandi batandukanye ba Papa Leo n'abandi noneho uko imyaka yagiye ishira ryagiye ritezuka kuko buriya ningutumaho nkagutumaho ijambo rikanyura mu bandi batanu rya jambo nagutumyeho rizakugeraho ritacyuzuye baranongereyemo bashobora kongera bakanagabanya bashobora kugabanyamo amagambo afite agaciro bakabyeterepureta ukundi bikazakugeraho bitakiriho urukize kera runyuze intwari rukazigora byaje kuza noneho kugeza ubwo byaje kubakomerana bagera ubwo bashyiraho ibyo bita indurigesiya bashyiraho ko imihango igurwa n'ibindi nka kwa kundi bipanze uwo munsi imbabazi zigurwa
niho bari bakimara kuzishyiraho icyo gihe bishyushye. Na Martin Luther nawe yari umupadiri. Umunsi umwe agiye gusenga kuri katedrali, azamuka ama esikariye akigenda, nibwo yahawe message, nibwo yumvise ubutumwa. Ubwo butumwa yumvise bwaramubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Mu Baroma. Ahita amanuka yandika ingingo 95 ahita azikubita aho ngaho. Azishyizeho abaje mu gusenga, abaje gusenga baza bagahugira kuri za ngingo, bakazisoma mu rurimi bumva, avuga ko imbabazi zitangirwa ubuntu, kuko yabwiwe ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Icyo gihe byabaye birebire, niho hahise habaho gucikamwe ibice. Sinavuga imyaka yamaze yarahunze yikingiranya ahantu arimo yandika ibitabo, ariko abyandika bisobanura mu rurimi, mu ndimi nyinshi, yabishyize mu ndimi nyinshi, kuko ubundi ntabwo habagaho, ntabwo abayoboke bari bemerewe kwisomera Bibiliya. Oya, bavuga dushimiye Imana, ntabwo bari babyemerewe. Noneho rero nyuma y'icyo gihe ingingo z'ibyo yangaga arazisobanura, niho habayeho gucikamo ibice. Uko gucikamo ibice bamwe bitwa abaporoso. Abaporoso bishatse kuvuga iki? Bivuga abahakanyi. ni naho abaporoso bavuye. Abaporoso ni abahakanyi, ni abahakanyi bahakana iki? Bahakana nyine ibyo bitagenda neza. Niho habayeho reforme. Iyo reforme yabayeho, nawe arayobora, aragenda, arakomeza aragenda, agiye, ariko nawe uko imyaka ishira hagira utundi tutagenda neza. Niho haje abitwa ba Karuve, niho haje abitwa ba Zwingiri, nawe baramuvugurura, bagenda bavugurura, nabo batwara iryabo, n'abandi batwara iryabo. Uko imyaka ishira hagenda haboneka izindi reforme, bagenda bavugurura. Nguko uko amatorero yabaye. Hagiye habaho amatorero bigiye bitewe na reforme zagiye ziba, kandi nibwira ko hari wenda zitanarekeye aho ngaho, simbizi, wenda zizakomeza zinabe. Nko mu itorero mbamo mu minsi yashize, nko muri bibiri na kangahe, hari agakombe karaje karatuvugurura. Agakombe karaje, tubona abantu, bamwe baragiye, umuriro wa Pentecote burashibutse ububayeho, n'abandi. Nuko byagiye bigenda. Aya matorero n'amadini yagiye aturuka kuki? Ahanini bigenda bituruka ku madisipurine, kuko ntabwo ari doctrine. Twese tugendera kuri Bibiliya, ariko umuntu araza agahita ashyiraho iye disipurine. Yashyiraho iye disipurine, ukabona abayoboke baragiye, arabatwaye. Hari ibintu hari itorero rimwe nari nyoboye, ngiye kubona mbona umukristo umwe w'umukobwa araje, arambwira ngo nyakubahwa pasiteri, ngo ndumva ndarikiye imisatsi we, ngo n'ipantaro, ngo rwose sinkubeshye, ngo nubwo mbona nambara nk'abarokore mfite akanatirere, ariko mu mutima wanjye namaze gushyiraho imisatsi, namaze no kwambara agapantaro, ati mbega ni ibyo bintu nibereyemo. Arambwira ati rero aho kugira ngo nzarimbuke mbe mu bintu ntanagira, arambwira ati ndagiye. Ndamwicaza namubwira nti se nshuti yanjye, ugiye mbwira ahantu wifuza hakunezeza. Arambwira ngo ndashaka kujya muri Zayoni, ngo kugira ngo naye ngekiraho imisatsi, ngo nanjye niyambarire nirekure nk'umukobwa. Vuga noke sava, mpita nkurura ati wari mu rekomandasiyo. Ndamwandikira, mutangira ubuhamya, ndamurekomanda. Aragenda, arambwira turakoze, ndamusengera, yarapfukamye ndamusengera. Ndamubwira nti rwose Imana izahira urugendo rwawe, uwo mutima wawe umeze gutyo gutinyuka ukabivuga, Imana izabane nawe. Aragenda, yaragiye, twakubitanye, yarabaye nk'akavurivundi, umusazi usaze vuba.
urumva nta nubwo yabikoze nyine mu bushobozi bwe. Hari igihe ubona abantu barimbye ukavuga uti nanjye ngiye hariya narimba. Oya, ntabwo ari ugupfa kurimba, hari inzira bicamo kugira ngo umuntu arimbe. Bitumye nibuka umunsi umwe nigeze kubwira madame, ndavuga uyu munsi ndumva nshaka kujya kukugurira igitenge nawe ukambara igitenge gisa neza. Turajyana nibitse 50 tujya mu mujyi. Hano ku isoko ry'i Nyarugenge hari ahantu bitaga ku giti, n'uzamutse gutya hari akantu bacururizamo ibitenge. Turagenda ni mu nyereke biriya n'igitenge ndabihinduye bita mbona basi ya buresiyeri nziza. Ndangije ndavuga ni mu mpere ziriya, ndagashima kari gafite mwerisha ewana wakoragaho ukajyaho n'uruhu bagize rwiza rworohereye. Ndavuga nti ndakugurira iki? Ndangaka ndiko ngura nayo ndagakunze ndagashimye. Ndangije ndababaza ni nanjye nimumbwire ati niki nangaye? Ndambwira ngo ni 210. None bagiye kurekanya baravuze mu 200 nambita toka shitani mu izina ryayo. Ntabwo abantu bose barimba, ntabwo kurimba ari wakwambara ibyo ubonye byose ngo urimbe. Hari abantu banarimba ariko bashoye. Yes, nuko aragenda rero bitewe n'ubushobozi yari afite ashyiraho ibingana nawe, ariko dukubitanye mbona ntibimubereye, mbona rwose wapi, ariko yarabishakaga kandi yarasengaga umutima we ukabohoka. Nuko hashize umwaka ngira ngo n'amezi 4 ngiye kubona nari nagize umugisha bataranahanyimura abantu, mbona araje ku munsi wa 2 arambwira ngo pastor ibi bintu narabihaze. Ngo narabihaze, ngo ntako nagize, ngo ariko ngo narabihaze, ngo nakongera kugira umugisha uko wakongera ukanyakira. Ndavuga nta kibazo, nuko wagiye usa, genda wisanishe nako hanyuma ugaruke. Nuko aragenda baramwogosha, kanatirere ke kagenda neza, arabanza aranirindira, burya ntago nako gashiramo vuba mpaka kabaye kanatirere keza, mugaye gataragaruka ndamwakira. Nyuma y'igihe kitari kinini cyane ajya muri korali, ambera umukristo mwiza na n'uyu munsi. Hari ibintu tujya dutindaho, ukajya kubona ukabona no mu rusengero, nanjye byambayeho sindi bubihakane. Turi mu cyumba, twabaga turi mu mwuka mwinshi cyane, wabona umuntu aje yambaye ipantaro cyangwa afite imisatsi, tugahita turwana no gutokesha. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Hari ibintu natokesheje nayoboraga icyumba, ngahera kiza ndi muri pepa. Izina rya Yesu, pepa simubashye. None bakanga gushya, ugasanga igihe wavunitse guhera mu gitondo cyo mu iteraniro, nize soza iteraniro gitokeje ya misatsi n'amapantaro kandi ntibyagiye, ahubwo mu mwanya guto nkabona we yarambuye amaboko arimo arinezerewe. None ukibaza ngo mbese buriya iriya pantaro nicyo cyaha cyangwa uriya musatsi nicyo cyaha? Ntabwo ikibazo no mu butumwa bugenda, ariko kandi ni nako kuri. Ntabwo ikibazo ari iyi pantaro yambaye, ntabwo ikibazo ari uyu musatsi yashyizeho, ntabwo ikibazo ari iki. Ubundi hari ibintu bigera muri bingahe, Imana nidufasha tuzategura iki kiganiro kivuga ngo agakiza n'umuco. Agakiza n'umuco, kuko hari aho ujya kubona ukabona ibyari agakiza bihuye n'umuco, none ukabivanga ukibaza ngo none si ibintu bizagenda gute. Ukajya kubona ukabona hari n'umwuka w'akarere. Kuko twigeze kujya i Cyangugu, ubu ni Rusizi, aho bita mu Gashonga. Ni mu Gashonga, ni Gashonga
Gashonga. Tugezeyo twe twajyanye n'umukobwa w'umunyeshuri twiganaga muri teoloji, agenda atambaye igitambaro. Twinjiye mu cyumba cy'amasengesho, ibibazo biravuka. Ukumva mu nguni ngo ukumva mu yindi ngo no, umwuka, ibintu biracika birayoba, ambutiyaje iraba kuko atambaye igitambaro. Cyakoza tugiye kubona tubona umubyeyi umwe azanye agashora akamuteze mu mutwe, umwuka aracece. Okay, reka two kujya kure tutaza gutasije. Ndimo mbabwira ngo ntabwo aya matorero menshi uburyo yagiye abaho, anabaho bitewe ntabwo ahanini ari disipurine, ntabwo ari dogitirine, ahubwo ni disipurine. Kuko niba bariya bambaye amapantaro, bakaba bafite amashanete bambara, bakaba bagira gutya, ntabwo nzacira urubanza uriya muntu, kuko itorero abamo rirabimwemerera. Cyakoze ndi muri ADEPR tugira natirere, dufite uko twambara, dufite uko tubayeho, nkazisanisha na wa muntu uri muri ya disipurine yindi, zaba nkoze icyaha kandi imbere y'Imana kizabarwa nk'icyaha cyuzuye. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo uzagusha umwe muri abo bana bato. Abana bato ni bande? Ni babandi bakizera, ni babandi bakiri mu batarakura mu by'umwuka, baje batureberaho icyitegererezo. Hari abantu bazakubitwa nyinshi, kandi pe hari abantu bazakubitwa nyinshi, hari abantu bazakubitwa nyinshi. Kuba uri umuyobozi, kubura icyitegererezo cy'abandi, warangiza abandi bari bagufiteho icyitegererezo, ibyo bagushakagaho ntubibahe, ahubwo ukabagusha. Ntabwo njya mbyibaza ukuntu umuntu akanako naza kujya kure cyane, ariko ni gute umushumba ajya gutereta umukirisitu? Biba biciye mu zihe nzira? Ubwo se agenda avuga ngo iki? Agenda hari umugabo umwe yari yarayoboraga, yabaye umuhanuzi, yatwiciye abantu cyane, akajya batwara mu cyumba akajya kubaderiva, yagaruka kongera akagira. Uzagusha umwe muri abo bana bato, Bibiliya yaravuze ngo icyari kumubera cyiza ni uko yari kuba ataravutse, ngo yari akwiye guhambirwa urusyo ku bitugu, akajugunywa umuhengeri kugira ngo atazuburuka n'intumbi itazagaruka. Nuko rero nari ndimo mvuga ku kintu kijyanye na disipurine yawe y'itorero ryawe, yubahe kandi uyigenderemo. Wishaka kubivangavanga, n'ubivangavanga uririmo bizakubera icyaha. Niba wumva iyo disipurine ufite, iyo disipurine ubamo utayishoboye, aho kugeza zakubuza ubugingo, yivemo ujye muyishoboye. Ko niko kuri. Burya buri muryango ugira disipurine yawe. Iwanjye mu rugo kwa Alex mfite disipurine igenga urugo rwanjye, kwa Emmanuel hari disipurine igenga urugo rwabo. Nicyo gitumye rero aya macaci zabaho, nicyo gitumye aya matorero abaho. Kandi ni byiza, Imana ishimwe, kuko izi nsengero, izi disipurine ziri mu nsengero, insengero nzibara nkaho ari ingobyi ihetse itorero, ni ingobyi ihetse umugeni. Hari ingobyi iheka neza, hari n'ingobyi ivuna umwana. Njyewe nahetswe mu ruhu rukunze, nayirarikira n'abandi kwibamo, ntakitwaye. Yesu abamugisha. Tugaruka kuri iri torero twavugaga, iri itorero rizimurwa mu isi, ni abantu bahamagawe n'uyu munsi, batuye mu isi ariko ntabwo ari ab'isi. Nubwo bari mu bitabo by'amatorero babamo, ariko
hari n'ikindi gitabo mu byahishuwe nuko havuga ngo nuko ngo ibitabo birabumburwa ngo habumburwa n'ikindi gitabo. Habaho igitabo cy'abanyetorero. Kristo azabe, aleluya, Kristo aziranye nabe aba banyetorero ba Kristo arabafite. Niyo mpamvu bavuga ngo intama zumva ijwi ryanjye, intama zumva ijwi ry'umwungeri, kandi umwungeri nawe azi intama ze. Aba ngaba nubwo basonza nk'abandi ariko si ab'isi, nubwo bahura n'ibibazo nk'uko n'abandi bahura nabyo, ariko ntabwo ari ab'isi. Hari umunsi umwe bazicura batari mwiza, bagiye iwabo. Hari indirimbo bigeze kuririmba ivuga ngo ni iw'abandi, ni iw'abandi. Bari mu icumbi, mu isi si iwabo nubwo bayigendamo. Hari umunsi nyiraryo azaryishyira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu kibi cyose kibaho. Icyo nabakanguriraga, nababwiraga ngo nimugerageze mube mu madini murimo, mube mu matorero murimo, ariko kandi mube no mu gitabo cy'ubugingo. Niko Hosea yaririmbye, yaravuze ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Ntabwo bavugaga igitabo cyo muri ADPR mu Gakinjiro, uretse kutanaririmba muri Hosea no muri icyo gitabo utarimo da. Igitabo cy'itorero nacyo ntabwo cyoroshye. Igitabo cy'itorero ntabwo cyoroshye. Kubaho udafite itorero nabyo ni ikindi. Kugira itorero nabyo ni byiza ubarurirwamo. Ariko baravuze ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Mwami Yesu ndashaka kubimishurira hataho nazavaho nibeshya ubugingo. Ntacyo byaba bimaze gukora imirimo myinshi igaragarira abantu, ariko izina ryawe ritari mu gitabo cy'ubugingo. Yesu umunsi azaza, umunsi Imana izavuga, azahamagara amazina y'abera yanditse, azahamagara amazina ari mu gitabo. Icyo gitabo cyanditsemo amazina, hanyuma noneho no mu kindi gitabo kandi cy'imirimo. Ni ngombwa niba uri umukristo mwiza, ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru, ikintu kiranga abantu bakijijwe, ikintu kiranga abantu bafite ubugingo buzima, baranakora, bagira imirimo. Ntabwo ibintu byose ari ngombwa kukubwira ngo bikore. Iyo uri umukristo mwiza, umwuka ukubamo akubwira gukora, kandi ugakora nta muntu uguhagaze hejuru. Nagiraga umudiyakoni nyiyobora Niboyi, nagiraga umudiyakoni yajyaga agera igihe akamenya ko urusengero irange ryashaje, akampa mesaje ati hari imirimo izakorerwa hano ku nzu y'Imana, ati ntimuzagire ikibazo, ati nta kibazo kizaba gihari. Mwaza nahagera ngasanga amajerekani bayazanye, ngasanga bamwe barimo barahindura dekorasiyo ku rusengero, nkabona abandi barimo barasiga irangi imbere n'inyuma. Iyo ni imirimo y'abera. Iyo umuntu akijijwe neza, ntabwo ari ngombwa kumubwira ngo gura intebe yo mu rusengero. Iyo umuntu ari umukristo, ari umugenzi ujya mu ijuru, ntabwo ari ngombwa kumubwira ngo zana ituro n'icyacumi. Umwuka ukubamo niba ukwemeza gukora ibyo bintu, kuko hari igitabo cy'ubugingo, ariko hazaba hari n'igitabo cy'imirimo. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu ni ukubyitondera. Nta muntu ukijijwe neza, nta mugenzi ujya mu ijuru, nta muntu uri mu izina, nta muntu izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ubaho adakora. Kuko ibyo ubwabyo bituma ugomba, iyo uri mu gitabo cy'ubugingo, byanga bikunda no mu gitabo cy'imirimo wandikishamo. Ntawe uguhase, ntawe ukubwiye ngo kora ibi, ntawe ukubwiye ngo itange ibi. Hari ibishyirwaho n'itorero, ariko hari n'ibishyirwaho n'umwuka. Yesu abaho umugisha. Reka nsoreze aha ngaha, ndimo mbabwira ngo hari ikibazo kimwe yavuze ari buze kubaza, wavuze uri buze kubaza. Reka aba ari cyo wenda tuza gutegera amatwi, ariko navuze byinshi nitaye ko ari buze kubaza n'ikindi kibazo. Ariko itorero ni abantu. Itorero ugomba kumenya ngo hari itorero riri mu isi ry'insengero, riri aho ngaho abantu basengeramo nk'inzu y'Imana yitiriwe izina ry'Imana. Ariko hari n'irindi torero ryo mu ibanga. Iryo ngiryo niryo navuze riri mu isi, riri mu isi ariko ritarabisi.
nifuza kuzaba muri ryo, nifuza kuba muri iki gitabo kuruta kuba mu bindi bitabo. Nabyo nzabibamo kuko nubahiriza gahunda nyinshi, ariko cyane cyane kuba mu gitabo cy'ubugingo ni agahebuzo. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Ikibazo nashaka kubaza, duhereye mu isezerano rya kera tukagera mu isezerano rishya, ubona kuvuga mu itangiriro, igitabo cyangwa se igitabo cya mbere cya Mose no kugeza ku gitabo giheruka aricyo gitabo aribwo rwandiko rwa Yohana, ibyahishuriwe Yohana. Dusangamo harimo ibintu bigaragaza yuko itorero ririho, harimo inyenyeri n'ibitereko by'amatabaza. Ese inyenyeri n'ibitereko by'amatabaza twabihuza gute n'itorero? Byatorero ariko ryo riri mu ibanga, biduhurize maze dusoze. Ibyo biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice ushatse wahera ku gice cya mbere, kuri iyi mirongo ihera. Reka nze guhera ku murongo wa 19. Murongo wa 19, reka mbere ku wa 16 haranditse ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye, mu kuboko mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri nizo bamarayika b'ayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Kugira ngo igisubizo cy'icyo kibazo kirimo kuri iyi mirongo ya nyuma yera. Ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu byashushanyaga aya matorero 7 ari muri Aziya Mineri cyangwa se muri Aziya Ntoya. Hanyuma inyenyeri ndwi zari abashumba b'aya matorero. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo marayika w'itorero rya runaka, marayika w'itorero rya runaka. Umushumba uyoboye itorero aba ari we marayika w'iryo torero. Kandi buriya uwo mushumba niwe muhesha w'umugisha w'iryo torero, kuko niwe marayika w'iryo torero. Hanyuma ikindi, Kristo afashe, niwe ufashe aba bashumba mu biganza. Hari ibintu ababwirizabutumwa bamwe bajya bibeshyaho, akajya mu rusengero akabwiriza, yajya mu rusengero yabwiriza, yabona itorero ryafashijwe, yabona abantu buzuye umwuka wera, akavaho yibeshya ko ari we mwere, cyangwa akibwira ko ari we ubikoze. Ariko ntabwo kugira ngo iteraniro rifashwe, abadukurikiye badutega amatwi, ntabwo kugira ngo iteraniro rifashwe abantu bahembuke, cyane cyane uruhare rubigirwamo n'umubwiriza. Oya, kugira ngo itorero ryuzure umwuka wera rihembuke, ntabwo uruhare runini ruba rufitwe n'uwabwirije, ahubwo Kristo nyiri itorero, Kristo ufuhira itorero, niwe ugira uruhare rw'abantu yatumiye, abo bantu yararitse, nta mikoro zaciye mu baturage zibatumira, akabitumirira. Niwe wenyine ugomba kubamenyera ibigomba kubafasha. Umuntu ashobora kuza kwigisha yasambanye, dore ko muri Afurika aricyo cyaha dukomeza cyane, noneho byagera muri ADPR tugakubitaho inyundo.
noneho urumva iki cyaha ashobora kuza kwigisha yasambaye, hanyuma yagera ku gatuti nawe abizi ko ari umunyabyaha avuye aho hirya kwigaragura, yagera ku gatuti Imana ikamukoresha iby'ubutwari ititaye kuri we, yitaye ku itorero ryicaye aho imbere. Kuko Kristo nyiri iri torero akeneye ko abantu baje aho bafashwa. Imana izamukoresha, imukoreshe nk'icyuma kirenga, hanyuma itorero ryayo ararikunda. Kristo akunda itorero kandi akuyakuye itorero, ari nk'umubyeyi umenyera abana ibyo kurya. Hanyuma iryo torero rizafashwa, rigubwe neza, abantu banihane kandi we atihane. Hanyuma kuri iki kijyanye n'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, byari bivuze ngo Kristo ahagaze hagati y'itorero. Haleluya, niwe nyiraryo, niwe nyiraryo. Ntazagira ongera kuvuga ngo ryaraguye cyangwa ryarapfuye. Oya, nyiri torero arihagaze kandi ugihagaze, nyiri torero arihagaze, nawe ugihagaze nk'igitereko cya Senyeri. Hanyuma n'abashumba kandi b'amatorero, Kristo niwe ufashe mu biganza izi nyenyeri, inyenyeri 7 z'aya matorero. Kristo niwe mushumba mukuru. Nubwo ndi umushumba w'itorero, ariko Kristo niwe mushumba mukuru, niwe ngomba kuvomamo ibyo mpereza iri torero. Yesu abaho umugisha. Reka nsoreze kuri aka kantu mbabwira ngo Kristo afuhira itorero, akunda itorero. Bashumba mubimenye, badiyakoni mubimenye, ba Kristo mubimenye. Kristo akunda itorero, afuhira itorero, niyo mpamvu imiraba myinshi ayiburizamo, kuko itorero ari irye. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu, amen. Reka mashimire mu izina rya Yesu Kristo, mwe mukurikirana Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Ntabwo dusoje, ahubwo turacumbitse, kuko ntabwo asobanura ibitereko by'amatabaza 7 n'inyenyeri 7 bikaba 14, nawe wa 15 uhagaze hagati muri byo. Uza na cya kindi muzashire muri comment mu mubazeho ibibazo byo yaje kuvuga ko azadusobanurira, iguhuza agakiza n'umuco. Maybe ko banabikurikiranye neza n'iki kintu azasobanura neza, kuko wumvisha ko hari aho ahageze noneho ukabona ibintu bitangiye kuryoha cyane, avuye mu kwigisha none agiye mu kubwiriza. Imana amahoro rero bishimire cyane. Reka tumusaba soze asenga Imana mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mu gusoza reka mbasabe ubanze wishyire, baza umutima wawe, umwuka wera kuri hafi ngo agufashe. Ese izina ryawe ryanditse mu kihe gitabo? Ryanditse mu gitabo cy'idini cyangwa ryanditse mu gitabo cy'itorero? Niwo ugomba kubimenya. Ikindi cya gatatu, ugomba kwibaza ngo mbese ufite aho usengera? Ni ngombwa kugira itorero naryo usengeramo, ariko cyane cyane ukaba mu gitabo cy'ubugingo. Imana ibaho umugisha. Niba wumva hari ibyagukuye mu gitabo cy'ubugingo bituma mu gitabo cy'ubugingo utarimo, biremewe. Kristo ateze amaboko kandi ntabwo yandikisha bike zishira. Izina ryawe turifuza ko ryasubira mu gitabo cy'ubugingo. Kadusenga. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko waduteguriye ikirusha kuba cyiza. Nubwo itorero rigenda mu isi, nubwo ribabarizwamo, nubwo risonza nk'abandi, nubwo bambara ubusa nk'abandi, ariko twamenye neza ko itorero rizavanwa mu isi. Nubwo rituye mu isi ariko sabisi, nubwo rigendera mu isi ariko sabisi, hari umunsi uzaryishyira, kandi uryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Turasabye kugira ngo tuzabe abadukurikiye, bazabe mu bazumva impanda, nabo bazabane nawe mu bwami. Turagushimiye ko wumvise aya magambo, yashyigikire ijambo ryawe nirigira ububasha mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen.